ariko ntibisobanuye ko umwana w'umukobwa yabaga asuzuguye cyangwa yarasigajwe inyuma. Gusa kugeza n'ubu hari abatarahindura imyumvire kuri iki kibazo. Reka mbareke mwiyumvire. Ayiwe Matayo nararurwanya ariko ururwo ntarwo nsinda pe. Mahandwa za data we nimuntabare. Ariko abana b'imbwa bo bariye ntibabona ko ibyanjye birimo kurangira. Kamariza Sogokuru ubaye iki? Ngo mbaye iki? Ntabwo mwana wa ubuzima burimo kuncika numva. Ariko rwose ko twakujyanye kwa muganga akaba aribo bagusezera ngo nta kindi barenzaho. Ubu ko kuragira ngo tugiye gute koko? Ntacyo mbashinjiraga abana banjye. Icyo mwagombaga kunkorera mwaragikoze. Ahasigaye ngomba gutaha ngasanga abakurambere banjye. Oya se widutera ubwoba. Oya sogoko, oya rwose ibyo wivuga. Twumvikanye ko ugomba kumara imyaka 100 kandi rwose ntirashira. Mwana wa Karame, imyaka 100 biveho. Ibyo uvuga byose amagara arimo kunshika numva rwose. Ariko se mana yanjye. Karame mama, wayi muri kuvuga n'uduki. Mama, simana urazi. Reba sogokuru ukuntu ameze ate. Darafasa ari kugenda yinengera mama. Igerayo ndebe. Papa. Ayiwe, ndumva rutanakiva mu kanwa. Papa, bite kutansubiza? Kutansubiza koko. Ni njyewe rwose, ni njyewe umva. Ntabwo ndumva ubuzima burimo. Tugusubize kwa muganga se? Tugusubize kwa muganga? Tugusubize kwa muganga papa? Mama. Ntabwo mpamagarira amasaza wawe. Azana mbabwira iryanyuma. Ayiwe, ntunyiterera ubwoba we, ndacyagukeneye. Kamari, Karame mama. nyarukurebe nyokoromo yawe maze umubwira aze yihuta twumva icyo muze yatubwira. Kandi umubwira aze yabanje kurarika abahetsi turebe ko twamusubiza kwa muganga. Yego mama. Ihute. Subizako. Ngaho nyaruka kandi umenye ntutinde mu mayiri. Ihute rwose. Umura mama. Reka uko mutengenda gakandi. Reka nanjye numva nta kiri nakora. Reka mbe musengera. Ye baba we, Mana we, dufashe rwose. Ndakoshoka mbere rero. Ndakumva rwose. Ushoka mbere rwose nagutumiye kugira ngo dusangire kuri aka kabo. Ese karandiye kabona hesheje uyu munsi. Ese somoni. Somoni rucuye ibintu biriho. Yewe ni nubu. Biriho se gusa ahubwo ubanje kukamana ibyo mururumba rwose twebwe turarya tukanywa nta ndeshyi nta ntogunda nta n'inda y'umujinya. Yewe ndabizi umuntu w'umugabo pe kandi rega nanjye burya iyo ufite ibintu ndabitanga byose cyemushoka mbere ndabitanga rwose. Ugira se kubone twagiye kugutorera ku munsi tutarabanje kukwitegereza. Si ibyo se muri ureba twese turakwemera. Urubanza wayoboye akagira inkuru ruba bimeze bite? Urucuraranye rwose ukagira ngo ni perezida w'urukiko rw'ikirenga. Ariko karyoshye reka twarabihuguriwe bose twarabihuguriwe rwose. Oya uretse tuva umuntu urimo gukomanga ariko maze abino rwose byaranyubiye rwose. Abino ntibayoberwa ko naruhishije mereza kugacuma mwereke akira ngo shyira mu nda y'urugi aho ngaho shyira mu mfuruka yewe uri hatari ndakwemeye rwose erega sindi uwejwe yakuru dutaho erega ni karibu ntabwo twabaheje ni karibu ese ni we sanzi uraho mushoka uraho sanzi komera humeka ntawe rwose turakomeye ntawe rwose yewe sanzi mfura we ntakomera ntako rwose
murarya iki se ngo nanjye mumpe cyahese narinyuze ahangaha numva abantu bavuga ntireka nanjye mpanyure numve da erega ntawe wamenya buryo uruciye munsi ntamenya ikiruri imbere turageze ntacyo tujya ahubwo turaryoga gusa ubu bireba se rwose ni mu mbeshyera twicaye mu maso gusa abantu babiri b'abagabo bagaterura inzu bavugira ku busa birashoboka oya ni mumpe nanjye nisomereho muhumure simbacura rwose oya mureke ubusambo rwose oya ubuvuzi dufite hanze ngiye gukubeshya ahubwo niba wowe hari icyo waturusha ukatwandurura ukatujyana ahantu pe naho ubuki twebwe nta kintu ubwiye abo bana banjye bari baje ngo bampe ku mazi n'inywere dombe cyaka kisoka mu mihogo yewe byari ukubasuhuza rero reka nikomereze ngiyo najyaga ndabona icyaka mukindusha ubwo mugezeho kwiyahuza inzoga ya bihogo mwirirwe nta gihugu gisa n'ikindi yenda iyo ugiyeho waharongera ntawamenya ngaho agenda amahoro nama musigara yandu ndamukiriza Esperanza rero yenda muramutse ndajyana akagenda aho wanzwe akagenda bukakwiriraho Zaka ishoka mbere ujya ufata ko gacupa twisomera kigera gusa napfushite gazari kigera gusa icupa ry'inzisi kabara burya ntiworoshye uramuvukije pe ntagendanaga ababaye yewe yaruhesheje sarantumira yewe ariyo ngengeri bana usikunde gukanda leta itagera ariko ntabwo nagufukamo ongera kugira ngo umusoro bwawe yego sha yewe ukomanga injira komera komeza winjire ese niwe Kamari mushoka ongeza nako gacuba twikomereza yewe nari yankumi yacu Kamarisa murabyiruye rero Kamari tambuka sha uzungwe mutambuka uzungwe nabyo kugwamo sogokura ameze nabi narinje gutabaza imbara kuri mu dutabari iyo abantu bimereye neza rwose ntibabura ikibahungabanya niko Kamari ararende cyangwa n'ay'abagore n'amakabya mu ruyange ararende se binavugwa ahubwo mama arambwiye nguzi wararitse n'abahetsi turebe ko twagongera kumusubiza kwa muganga mugire vuba n'ukuri urushye pe Kamana Kamana ariko nibyo nyine ni ugutabarira hafi icyo akora rero njyewe icyo nabafasha ni ukubararikira abo bahetse nawe ukanyaruka ukajya kureba ko wafasha mu maguru mashya naho ubundi ibintu ndumva bitoroshye pe igenda unyaruka rwose umfashe ikagenda ukorera icyo gikorwa ikagenda rwose ihangane rwose Kamana yaraje turi nicyo twakora ihangane pe mukora ikise mwabana mureke nitahire igihe cyanjye imbazi ibiri y'umuntu banza ariko Kamana yarageze ihangane papa ihangane rwose Kamari umusaza ngo yabarembanye ndegera ntawe wirebere rwose yarebye pe papa erega n'igihe Kamana y'umuhungu wabo ko papa mwana ngeraho bana banjye rero dore nababyaye muri babiri turabyumva rwose urugendo rwanjye hano ku isi ndasa n'urimo kurusoza oya se kandi wedukura umutima papa wedukura umutima rwose yewe tameze n'ukuri oya akura umutima abana banjye mwese murabizi ko umuntu abaho ariko igihe cyagera agatuza urugendo rwe agasubira kuba muremye nyoko agenda se ntimwarebaga papa twarabibonaga rwose nuko rero nanjye inzira yanyuze
niyo ntegerezwa kunyuramo ntabishaka mvumva ahubwo. Yego tuguteze yombi papa. Ramana mwana wanjye dore mushiki wawe yaturuyeho urushako ruramunanira. Ndabizi rwose papa, ndabizi rwose. Mushiki wawe uyu ntazagira icyakuburana. Sinari mfite imitungo mike, mwese muzasaranganye musangire nk'abavandimwe. Umumaro rwose tuzagerageza papa. Ikindi ni uko ngomba gushyingurwa na Kamariza umwuzukuru wanjye. Yamenyeraga icyo nkeneye cyose. Ntaragenda rero nkaba nsize mwihereye wa murema munini uyu nguyu uri mu kabande. Yashyingirwa atashyingirwa n'uwe ntihazagira umutera. Ni igihembo cy'uko yamenyeraga agakoma mbese akamba hafi buri gihe. Nta kibazo muzehe. Nawe rero Mariya mwana wanjye ujye ubaho musaza wawe wumvira ibyo akubwiye. Ajya anyumvira rwose, ajya anyumvira. Umukuru w'umuryango nsize. Ayiwe papa ayiwe Kamana reba neza ubanza birangiye. Cyarangiye nyine. Reba mufata urebe. Ese we ntubibona? Cyarangiye. Kamari Belinda Kamari Karana urimo kurira. Mama bigenze bite? Iki urimo kurira? yewe sukura yarigendeye we. Niko yambaye. Niko. Kama ndasaba urwaye ngo tumushyire ngo tumujyane kwa muganga muri mubisha. Muri cyane byagenze bite? Abana. Hano ndasaba urwaye ngo tumujyane kwa muganga ntabwo barira gusa n'amahoro. Yemwe. Reka dutuze. Ndabona Kamana yasohotse, reka twumve. Niko Kamana ko mudasaba umurwayi kandi abahetsi twahageze. Niko mutuze mwabakobwa muri nako umurwayi tukamujyana kwa muganga. Ni mu gihore bya muze wacu byarangiye rwose. Ni ibiki Damararati, iki cyayi cyera mu misozi myiza y'u Rwagasabo kizwiho kuba ari umuti w'umunaniro kuko cyubaka imbaraga mu mubiri kigakangura ubwonko bugahora buhanga. Umwana wa kinyoye mu ishuri ahora ahiga abandi kuko aba yihariye ubuhanga. Damarara ifite uburyohe karemano ku buryo niyo yaba ari nta sukari usoma ubudakura ku munwa. Damararati nyuma yo kutugezaho ya T-bag yahogoje amahanga noneho yadukoreye icyayi gihendutse kiri mu gapaki k'amagarama 25 kagura amafaranga make cyane ijana gusa muri butiki. Aka gapaki karatubuka, iri rikaba ari itandukaniro. Nawe rero Damarara n'inshuti n'umuryango musangira iki cyayi cyubaka ubusabane. Bariza Damararati muri butike na alimentation zose zikwegereye. Nibavuga icyayi cyatsinze ku isi hita wumva Damararati. Hano kwa Dakuma noneho barera reka nkomange numve. Yo siniwe Madari ndabona unikoreye reka ngo uture tubone turamukanye. Urakoze kuntura. Aka
aka gasozi kanyu kari kanzizemo imvune gaterera. Mbega inkanga riremereye we. Wavunitse koko muko. Wahora n'iki? Ngaho banze reka turamukanye ubone kwinjiza mu nzu. Hobe Kirabana ndabashimye byiza kuzwe iteka ryose. Injira ni karibu urisanga. Yewe ndashyize mugezeho umuko. Yewe nahoraga mbitegura rwose nkabona biranze ku munota wanjye. Yewe ndakumva n'ukuri uzi kugira ngo nanjye nzave muri uru rugo ibiba byoroshye. Rero sinakuveba nanjye ari uko. Bayangiye byari biteye umujinya. Uzi kunanirwa gusura umuntu wagize ibyago nkawe di. Mbabarira ahubwo kuba naratinze kukugeraho. Yewe ndabona unzaniye agatobe. Reka nsukeho dusangire. Naho ubundi se niba nawe urashyize ugezeho uruse benshi nyamara. Ese b'abakobwa ariko badakoma biti. Kamariza namutumye ku isoko kugira icyo amahira. Naho Veneranda urabizi ko ari umwarimu kaza yagiye kwigisha. Yego wa uzi ko yagiye kwigisha koko. Ndahugutse noneho reka tuganire. Akira ku gatobere ko watirika icyaka kagasozi kacu kaguteye. Yewe urakoze muko twari dushize. Niko se mbwira. Musaza we mugeranye ko nasize mu rwa muzehe wanyu yarubiye ngo umwana we niwerekeza sekuru. Buriya nageze aho nicisha bugufi. Ninda mwihorera kuri ibyo ashaka. Kuko ngura rwobo yarwaniraga n'aba bari wihabwa ntiyarutaga data warugiye. Yewe warebye kure n'ukuri. Aha rero niho umuntu usenga atandukanira n'udasenga cyane rwose. Buriya baba banirwa ari kubura gica maze byari ugushyingura bigahenuka intambara. Aha. Kandi si byiza ko mwari guherekesha umubyeyi wanyu intonganya. Aha ibintu biri hanze ahangaha bizata abantu ku gasi. Nta muntu ugikunda uri ntacyo amuca rwose. Yego wa ubonye ngo n'abavandimwe bakabaye bashyira hamwe bigende bityo. Reka ubuvandimwe bwararangiye madari. Bwararangiye rwose. Ndebera uriya musaza wanjye ntitwavukanye turi babiri gusa. Ndabizi. Uzi ko aheruka ahangaha mu rupfu nyine rwa muzehe wacu. Kandi ubwo data yasize amunshinze ngo azanyiteho sinzagira icyo muburana. Yewe none ahubwo niwe urimo kukurya. Icecekere nyine nuko. Imana irakuzi kandi gufitiye umugambi. Gusa umugabo wawe wari warakubujije amahoro ntiwamubishije ntiwemereye neza n'abana bawe. Urugira ngo ntiyibwiriza ngo mubise ntiyari kuzanyica. Ndetse kwica rwose. Se kibi yaguteye ntacyo utakora. Ese yanshoriki yamugutwaye baracyari kumwera. Ewe numva ngo nabo babanye nabi. Ariko njye sinanakibyitaho narangije kwiyakira. Pfa kuba ndi mu bana banjye gusa nta kindi. Ubundi Imana yanjye ibyishimo mpa birampagije. Nicyo ngukundira rwose Mari. Iyo aba twese twabashaka kugira ukwizera nk'ukwawe. mbega igikobwa cyiza ese wabyirutse kwandera ndabona ari wa mukobwa wa Mariya reka nze mushotore numve rwose mbe Kamari Kamari sikupanze sinari nakumva ngaho rero nyine ngwinungwemo rwose mwiriwe neza wayashawe impereza akaboko nkaho twirirwanye mpobera sha oya papa mute nuko nyine nsuhuzanye ntukanyite papa mutesi izina ryanjye ntabwo urizi nahise mutesi uramwihakana si umukobwa wawe simbihakanye ariko nyine simbikunda kwitirirwa abana byaye cyane ndimwe n'abana beza nkamwe sinari mbizi ko bigutera imbogamizi none se murashaka ko nzajya mbita abandi papa mute mva kandi arongera uzajya unyita mushoka mbere Vedasiti urumva cyangwa ujye wivugira Vedasiti gusa umuntu mukuru nkawe nkakuvuga mu izina ariko uzi kujya kungana na data ariko nyine sindi we humurasha wigira ikibazo simbizi ubwo nzajya nkwita uko ubishaka ariko nyine ninciko nkavuga papa mutesi ntukababare oya humura ndabizi ko umwana mwiza nkabatambabaza none uvuye ko ndebure n'igikapu mvuye guhaha hirya iyi ngiyi ku isoko mama yari yantumye yego shenge ntashye kare nari gutinda ngira ntise ko ibyo nahahaga byose nari nabibonye uganira n'urundi rungano reka da si icyo cyari cyanjyanye
yewe nicyo gukundira rero uri umukobwa udasamara rwose kuri uyu musazi twese turakwemera. murakoze cyane. Reka rero nkureke ntatindana amahahu mama ntibimushimishe. urihuse ariko buriya tuba tunyuranye aha hirya ku gasantere nerekejeho nigagurira agafanta. ntacyo uzakangurira ubutaha. mugire umugoroba mwiza. umugoroba mwiza sha. ariko mbega igikobwa cyiza kugira ibirori rikaba ryose kandi n'ubwo n'umugabo bose bemera. yewe gusaza ni ugusahurwa koko. iyo haba kera nk'ibumba zikagurwa nari kukwereka ariko n'ubundi rusiri aho ruzanyura abasore b'iki gihe wagira ngo barahumirije. ari kera ari nkanjye yewe kubeshyuriye ntiyacika rwose. ishyura amafaranga 399 umurikira umuryango wawe cyangwa se ukorera bizinesi ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. ushobora kongera ibikoresho nka televiziyo, radio ndetse na mobi charger ituma usharije amatelefoni menshi icyarimwe. nezezwa no kureba umupira w'amaguru, filime z'amaseri ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. hamagara 2345 ku buntu uhabwa ibisobanuro. Mobisol siri mwiza ubuzima buhebuje. Kamana cyamaye Kamana karame ikoi ndakumva. uraho neza kugenda amasigamana suraganize ko warunshiyeho neza mbona urenga reka singiye kure da. ngiye hano hirya ku gasantere rwose kureba niba nabona y'agacupa ko kurarira. werekeze se mbasanze ifura rwose. ubu reba mba nitwaje yari imwe ryonyine nyinjiza mu bandi bagabo maze ubone ngatega itiyo. nubwo tega itiyo mbese mwaragowe. ngewe rero burya hari uko nteye. iyo ntacyo nibitseho rwose gihagije sinirwa mpahinguka rwose. Kamanayo rero ngeze imana rwose ndakubonye. niko buriya koko buriya witwaye neza koko mu rupfu rwa so. urupfu rwa data nitwaye neza. siko burya mushiki wawe iyo ataza gucisha makeya kari kabaye rwose mu kiha rubanda. umva agiye Kamanayo ntushobora kundiganya ibyanjye wowe waba uri we wese nuko nteye nubwo waza wikoreye amabuye. none se Kamana niba koko muzehe yarasize yemeje uzamushyingura kuki wowe wabirwanyije? none se niba yarabivuze kubera y'ubusaza kuzi ko yarageze mu zabukuru urumva nkanjye Kamanayo umuntu utekereza yasize nk'umutware w'umuryango urumva agenda ari kubyemera? kuva ryari se umwuzukuru w'umukobwa yashyinguye sekuru kandi abahungu bahari bajya kuba hapfuye nyirakuru byari kugira uruhengekero. ariko se muzumva ryari ko abana bose bangana yaba umuhungu cyangwa uw'umukobwa? yewe leta kiracyafite akazi ko gusobanurira abantu nkamwe mutumva rwose. batumva se nibanda ntabwo nzatuma umuco murajyana n'ibigezweho narabikoze kandi nta n'ubundi nshobora kubyemera. ngewe ntamara ushatse wahindura imyumvire. mpindura se iki mpindura iki? bizakugora amaherezo igihe cyose utari wumva ko abana bose ari kimwe. umva nkubwire wa mugabo umva nkubwire ubu niba n'igiti wari unampamagariye sigarana ibitekerezo byawe uzabikoresha iwawe urumva. yewe si uko nkora reka na nigenda rutava ko mpasira nasanga wenda no mu kabari zashize naho agenda nsigara ngaho uramuke da ariko uzabijyane wanyu abagabo baragwira rwose. ndakuvuga ibintu by'ibigambo burya gusa wagira ngo ntaba mu gihugu. umugabo amera nk'abagore ni ugukomeza kwigisha. ndabasha genda ngesha se. burya bwakeye bigeze aha. bwakeye mama bwakeye kare rwose amazi yatembye yageze kure. seko ndeba weguye isukari twari twavuze ko uyu munsi twihakonje kubera ikivi twushije ejo. oya mama ngomba rwose gukora ntikoresheje ejo batazava banadusuzugura ngo urugo rwacu n'urw'abagore. nkunda ko uzi kurwana ishyaka ubanza umunsi wageze mu rwawe ntawe uzajya rumeneramo rwose. ahubwo nibagiye kukubwira
wibagiwe kumbwira iki se? ubu ndashaka kujya gutangira wa murimo sogokuru yasize ampaye maze nkawuhingamo imboga ku buryo tuzajya turya tugasagurira n'isoko. Yego wa ubu se umurimo ungana kuri uro ujyamo wenyine umubyizi ugaragare? Reka nze nanjye tujyane. nyine usibye ko naryo shyirahamwe ryacu by'urubyiruko mbarizwamo uyu munsi baraza kumpa umubyizi. ahubwo mama reka ngende batahantanga kandi ari njye bakagombye kuhasanga. Ngaho nyaruka nanjye mbanze nkize imyanda muri uru rugo, ndaje nanjye nkurane n'abajene numva uko haraba hari igiparu rero. ngaho rero mbaye ngibwo ndagutegereje. Esperance ndakumva mugabo nkunda ese wabyirutse nego uzi ku gitondo cyatangaje simbimenye umutwe wagira ngo bankoreye urusyo neza reka ndumva ingingo zose zasenyaguritse zose reka wumve zizasurudu wiriwe wirohamo kandi zizakwangiza. mba nungurana ibitekerezo n'abandi bagabo. subuzi ko nasangiraga na mushoka mbere wa munzi wacu. ubwo rero nawe wasangiye n'umuntu ukomeye ntugasekwe, uransekeje gusa. mva kandi se bagore n'ipinga ryabo. uzi urumva umuzinagize nkagira urubanza urumva narengerwa nande. ariko zikureba kure koko di nese kandi ngo uhagarikiwe n'ingo aravoma cyane. kugira ngo mushiki wawe nabonye hariya yanga ko agahungu kacu gashyingura sekuru ntimuzagera nayo. aha Siderasi ndakumva mugabo mwiza. urya mu bintu ngukundira mugore wanjye nukureba kure nawe ujye ubibona. nanjye rero njye wari ukomojeho nabonye ariyo maherezo. ariko rero agenge yewe rwose yekamo nayo data yamaye ubutware yumva yarabyumvaga nawe yarumvaga nanjye rero ngomba kuwukoresha nkamwumvisha nkamukandagira. aho ko bimeze rwose azaduca hese n'abariya bakobwa yabyaye gusa batagira agahungu. si nk'ibyo byose si yiga buri munyarwanda yaravuze tukandagira agahungu ntaho nyora. yego di buriya uvamo agahungu nanjye nari kujya ngenda nikandagira. si uko agahungu se ko iyo byakomeye mujya no mu mitsi. naho se bariya bakobwa nabakorera gusa. turetse n'ibyo reka nubwo bwanyanye nubwo bwamaze kunyanya hari igitekerezo nararanye. ikese mugabo mwiza ngaho kimbwire. dore giteye gitya ndashaka ko tujya gutangira wa murima data yishukaga ngo usigiye umwuzukuru we Kamarisa rwose hariya mu Gacyamo. ntabwo umurima nk'uriye uko umwana w'umukobwa. sibyo navugaga. umukobwa utazagira icyo yungura umuryango usibye kuwusahura gusa ajyana iw'abandi. ajyana iw'abandi di icyo gitekerezo nicyo. ariko noneho mushiki wawe murawicaniramo. simberaziya rwose icyo gitero rye nibyo nshaka. ndashaka nkamugenera k'uburushyi urumva ntazongere kuzanaho induru. ninjye nzi ko nashatse neza koko. tugenda ahubwo batavaho banawudutangamo. mva kandi simberaziye buri gukimenye ko washatse neza. ubuti washatse umugabo w'icyitegererezo icyo gukora yewe mukururu w'icyitegererezo. yewe kama nayo ndagakatsi ni ndagati kadacanwa. kora aha rero ko bimeze rwose. kora aha rwose ko nkora rwose ntabwo mvugirwamo. Sosoma n'ubuziranenge n'ubuzima bwiza. mushoka mbere rero mu mwanya wanjye ndakumva rwose kabara. uyu munsi naje nakwiteguye. wanyiteguye se yewe umfasha niko mwa zana byerekera aho ngaho. ntiwumva nyaruka zana hano kabyeri cyaka se ngira ngo nticyari kinageze habi. higa uri umuntu w'umugabo kandi si ubwa mbere rwose mbikubwira. uragera se ngo kunywa gusa. reka da uraduhana kamushikake da kamushikake ngiye kama nayo iyo naguze ndagura bikagira inzira. ushaka kazanye nuko rero maze rero nyaruka dushyireho na mushikake nye
ukamushika gitune ndetse n'ibitoki bibiri kandi ushyiraho n'urusenda rwinshi ushake n'agasupu hano bajya bagira agasupu karyoshye urusenda wanayo rwose harimo intarane kubana n'abagabo rwose ntako bisa useka abantu bagura byeri kuri uyu musozi waba barariko ngenda nakubwiye ngo iwanjye kwa Kamanayo nta kibuze nta nimwe namba rwose ibintu biriho yewe kabaze gasoma uretse gusa abantu baba bashaka kuwusubiza inyuma badashaka ko ntera imbere ariko bagira gute bose kandi nibandika abanzi b'amahoro batabura koko kabyereka ko maze wareka n'icyo bahora n'ikimushoka mbere rwose ibyo ni ibiki Kamanayo ubu ngeze kuraho usuzugurwa n'abagore usuzugurwa n'abagore ntumubwire kuri umugabo w'ingazwa umugore akaba asigaye agukubita ashaka oya ni mama ya Mungu rwose siberansi yawanjye ni imfura aranyumvira kuri byose mvuga ni wa mugore byashyana umushiki wanjye Mariya reka nkubwire Kamana mushiki wawe rwose ko bizwi ko ari inyangamugayo kuri uyu musozi yakugiza ate no kubabona umva byo nkumenya no kubabona bahora mu nsengero gusa ngo nizabakirese oya none se umukirisitu niwe utazaho umuryango w'urusengero uba umva nkubwire mushoka aho kubeshya Imana nzajya soma ubundi uzishakira nakubeshya rwose ese kubeshya ariko se niko Kamana udatumura ngo ubimbwire neza ntuzi ko ndi umwe mu bavuga ari kijyana muri uyu mudugudu wacu reka nshobora no kubigufasha muda ndabizi ntabigufasha reka niyo mpamvu nanjye masangira n'abantu b'abagabo nk'amwe ko mushobora kugira icyo mumarira wumva ze ese urabyumva ese uroye ukuntu bimeze uriya mushiki wanjye Mariya aherutse gutegeza umwe muri w'abakobwa b'imirima ya data maze isoko yitagura ye barayihinga barayitatamura yose baratanyagura bivuye inyuma ngize ngo ndabaza bari banyivuganye oya Kamana nawe ntugakabye rwose abyandese bakuyivugana se ku mugani wawe ko ari abagore ninde wagutinyuka mbasha ceceke uragira ngo baroroshye oya bari batumye urubyiruko rw'umurenge wose ruri kubahingira urumva nari kuruturuka he ngira nawe ndetse mu by'ukuri ikibazo giteye gute kudatobora ngo uvuge neza nyine urabona uriya mushiki wanjye yarangiranye n'umugabo we ndamubona rero araza ahitamo kwibanira n'umusaza wacu kugeza ejo bundi ubwo yitahira ibyo ntabwo ari amakuru mashya ndabizi rwose aho umusaza rero agendeye baragenda biha imirimo uko babyumva bagenda biha imirima bikebera bikatira bikebera kandi ari igihe mukuru w'umuryango nagombye kubagenera rero nako niko bimeze rero urabizi ko kugeza ubu mu gihugu cyacu umwana w'umukobwa afatwa kimwe n'uw'umuhungu ibyo urabizi ariko mushoka nawe koko uri umwe muri babandi bataye umuco ntabwo ari uguta umuco none se bundi buhe umwana w'umuhungu yagize ijambo ringana ry'umukobwa mu muryango nuko rero amategeko y'u Rwanda biteganya undi byagenda Kamanayo ugomba kubyumva ariko rero yumva rwose mushoka mbere yakumva burya nawe nk'umuntu w'umugabo kandi nk'umuntu w'umunsi urebye ukagira uburyo ubihengekamo ukareba uko ubigenza azabasha kubindikiranya uriya mushiki wanjye gusa nabagireho ikibazo rwose buriya twareba rwose nareba ariko ubwo uzi ko ibyo ari ruswa ko kandi hanirwa akajya uvana ngaho imiteto urangaho imiteto mwana se umuntu akatungwa neza aragira wowe uragira ngo uzatungwe neza ari natwe kandi umva nkubwire ko uri gushira mu biganiro uramutse ubinshyigikiyemo wazasanga ari wowe usigaye uhinga iriya sambu yanjye yose anaka amasambu menshi ndagukibera menshi kandi urabizi ko uba utunzwe no kwatisha ariko Kamana ubwo se urakomeje cyangwa uri muri ivugiro yewe kuri da niba se isuzugurwe n'abagore nakugororera kandi wakwishima rwose ntabwo ndimo kubyumva n'imbyeyi sinayikwegurira imbyeyi nayikwegurira ariko ukangiza agasuzuguro nterwa n'abagore ntabwo nshaka gusuzugurwa n'abagore rwose simbizi ariko ibintu usaba birakomeye ibintu usaba birakomeye rwose nzagerageza oya bizakunda kandi nzakwereka zirumuze n'ivuriro
ry'icyitegererezo rikungahaye ku miti gakondo ivuguruye nk'uko bisanzwe tuvura indwara zananiranye ahandi harimo na amibe n'ibikonoshwa byayo bivurwa n'umuti twakoze wamamaye witwa Rwagantare. Dukorera i Kigali ku Muhima haruguru y'ahahoze isoko rya Shewe, ni muri etaje y'ubururu hejuru y'abasare yo kwa Monika ugera Freshe. I Musanze ho ni ku isoko ry'ibiribwa hanze ku muryango wa 69, nawe Rubavu ni muri gare ya Gisenyi ku muryango wa 14. Hari ibindi wumva wadusobanuza waduhamagara kuri telefone zigendanwa 0788444766 cyangwa se kuri 0784464369. Watubona kandi kuri email yacu info@zirumuze.com cyangwa se kuri website yacu wa@zirumuze.com. Zirumuze we wazigiye Mwiriwe mama. Mama, utanyikiriza ibishyimbo byagukora? Se ni wowe Venera? Uzi ko natwawe n'ibi bishyimbo sinkumve ko waje. Wiriwe neza mwana wa? Yego. Nahise mwebwe mwiriwe mute? Twiriwe neza usibye Kamariza nimye ahantu kandi nawe ubu ngubu ari hafi kugera ahangaha rwose. Wese bite ku ishuri? Abantu babigisha bikajyamo? Nuko nyine bamwe barumva abandi tuka. None se kumubaje imitima atayirenganije? Ibyo byo. Hari uzasanga azi iki undi azi kiriya. Ariko mama, hari ikintu mwamishe. Ikise mwana wa? Kumuhereza gukozanyaho no kwa marume. Narinzi ko twabikubwiye. Kata? Wowe usuje kubimenya ute? Yewe. Umwana waho Nyaminani niwe duhuye mvuye ku kazi azima neza. Ariko burya umuntu arivukira koko. Nyaminani uri ukuntu turwanira ishyaka turi kurengana se ntiwabisobanura. Nyaminani ni umwana mwiza cyane rwose. Gusa aranambwiye ngo papa we yatangiye gucengera mu bantu ashakisha amaboko ngo tubisange turi twenyera. Akazi ke mpfa kutazarenganywa gusa. Bazibeshye se, bazibeshye feri ya nyuma tuzayifatira ku muvunyi. Ibyo byihorere tuzaba tureba. Ntabwo ari nka kera umwana w'umukobwa nta jambo agira iwabo. Yegora. Bitonde rero, leta yacu yadushubije agaciro. Yinjirire mu nzu rero ka cyayo reka abasara basare. Nongerwe na Kamariza ariko abasore ntibagende barihereza tu. Mbega igikobwa giteranye. Usaza ni gusorwa ko. Mbega Mari. Yego papa mute. Ngiye kandi twaravuganye ko uzajya usuza mu mazina yanjye. Erega urandenganya. Izina ry'abantu twese tuzi ndirerire. Kurivuga rwose numva bimbangamiye. Kumbwiye se ngo ujye umpamagara Vedazi aho kuvuga mushoboka mbere niba bikugora. Mwiriwe Veda. Niwumva ahubwo uzigere wa mbere umpamagaye Veda. Urishimye? Nishima se. Reka byamushoka mbere bose tubarira abakecuru n'abasaza maze wowe ukomeze kujya unyitirira ka kazina rya ngo ni Veda. Veda se minye. Ariko hano hano dukunda kuhahurira rero. Ubwo nyine we ntacyo byumvamo. Numvamo ibiki? Ni Imana nyine ishaka ko tuba inshuti. Se inshuti. Ego ubwo se umuntu ukuze nkawe wubatse urumva ubucuti bwacu bwatugeza kure. Nyamara hari icyo bwamara. Mbese urabona ko nka buriya nyukuru mashaka kubarya. Keka ko ikibazo cyanyu kitazagira kikatugeraho nk'abumva. Cyabageraho nyine mukakidukemurira nta muntu murenganisha. Urabyumva nyine turi inshuti ko nakora nk'uyikorera. Ese nibyo. Ariko n'ubundi turi inshuti. Urabona utanyereje gutawunganiriza. Reka ahubwo nkureke nayo burije. Ariko uzi ko nta n'akanimero kawe ngira di. Oya kame rwose. Kame ubone nye nkwibira amabanga y'ibyo nyukuru maba bapangira. Nta kibazo rwose ndaziguha. Nimushike twumvikane.
nabatumiye ngo mube mu bagabo bahagarariye igikorwa ngiye gukora nk'umukuru w'umuryango wa Muzehe Matayo. Ndanganya gusa. Uyu mushiki wanjye rero Mariya tumaze iminsi tugirana ikibazo rwose nkaba nifuje ko cyakemuka uyu munsi bikarangira. Ese kugitsinda wakivuze byose ndabitinya ntinya siki dore bavandimwe muteraniye ahangaha uyu mugore mushiki wanjye rwose amaze iminsi we n'abakobwa be bigabiza ibyamata yuko biboneye. Ariko rero reka aho ngaho ngira uko nkukosora siki ntabwo babyigabiza kuko nabo babifiteho uruhare nka bamwe mu bazungura ba Muzehe Matayo ntabwo ari ukubyigabiza rwose. Nsanze Fura avuze neza, mwanya ukwiye kumumera amashyi kuko avuze atabyamira ukuri. amashyi ubwo ayo mashyi avuze iki? ariko se Nsanze ko wigize bamenya we wumva mushiki wawe yaza akigabiza ibyaso akabyigabiza uko yiboneye umureba gutyo tu ukamureba gusa. None se nanjye reka nkubaze Kamana, ikize Mariya ntabwo ari umwana wa Matayo? none se kuki wumva atagira umugabane ku byase niho kiza ahubwo atagomba kujya gufata umugabane iyo yashatse n'urubyaro? bariya bakobwa bese ni bene Matayo. Abo bakobwa banjye bafite amazina di, niba utayazi ujya ureka kumvugira abantu baninura nk'aho atari abantu. Ariko se Kamana, ikize ndakumva Siderasiya si umugore wawe? umugore wanjye nyine urashaka kumugira uwawe wa kabiri se? Wa muntu, none se reka nkubaze, yavanye ikintu iwabo akakizana iwawe mu rugo ntucyakira? ndacyakira ariko ikise niba ucyakira rero umenya ko na Mariya nubwo nawe yagize ibyago urushako ntirumuhire ntafite uburenganzira bwo kugira icyo akura mu muryango we akakijyana mu muryango waho ikindi kandi keretse niba utaba muri iki gihugu ariko n'abatakibamo barabyumva. ubu amategeko yacu yaravuguruwe ku buryo uburenganzira burangana ku mwana w'umuhungu n'uw'umukobwa ku bijyanye no kuzungura. ariko ubundi ngenda mu bitera amata n'isasi ninde wagutumye hano kwigisha amategeko? ibyo ngibyo uvuga uzajya kubikoresha iwanyu. siniri cyo cyane ari kundi ndatinda mu biki cyane nabatumiye ngo ngenere umushiki wanjye mugende agomba guherera n'urubyaro rwe. mwumva atagiye kugenda fata ibya data ukabonye byose hasoni afata uko byo bakabonye. none numva mbabwire nimumurikire aho nerekana aho niho kuva uyu munsi hazaba arimo. oya ahubwo twereke ahubwo mwatinze ubundi tugiye kwinjiza siko bimeze rwose ntabwo njya ntinzamo yaravuga twese ntabwo njya ntinzamo rwose mugeze hino iyo mihati n'imiyenzi oya birangodi twabiteguye rwose urumva sha aho nerekana ujye uhatera umuhati ngaho rero ni murebe ndeka mbere kuri uriya murima uriya wegereye biriya bihuru yewe sha uyu nguyu tera uwa mbere aho ngaho sha ndabyanze hariya sinkwemera hariya se mu rw'inyoni murabona najya amezi iki ntaho nemeye rwose ntaho nemeye ubwo Sanzifura uri kukuvugira arajya kuguha heza niba ariyo mukuru w'umuryango wa Matayo. dukomeze badi reba sha wowe uri ruguru aho ngaho hariya haruguru urareba ndahabona ongera utere undi muhati kuri kiriya gisambu kiriya cyegereye ibitare muri ibyo bibuye byinshi muri biriya bibuye byinshi kuri kariya gasi ariko se Kamana aho ni kwa Mariya niko Kamana hakuno ni hadashobotse koko ni uhaye mushiki wawe koko rwose namwe ni ibihuru ibitare koko rwose muri mu biki wowe nakubwiye ko nta gitekerezo na kimwe ngusaba ndatanga ibyanjye ngomba kubitanga uko mbyumva. tangaho kabyara muzi n'ibindi yahisemo kwitahira ahasigaye ubuyobozi buzaze butugabanye kuko uyu mukuru w'umuryango wakabaye aturengera niwe uri mu kuturya ibyo ari gukora ntabyo nemeye. bana ba muze twitahira akomeze akiniwe kino micaye rwose ntacyo nemeye. Mari uragiye uragiye nturangije kuguha ndagiye rwose umpa uramaye koko singasekwe ndagiye rwose icyo nzi nuko bidaciriye ahangaha bidaciriye ahangaha umva sha umva wa mugore nkubwire urumva wagenda utagenda igihe icyo nagambiriye ndakirangiza dukomeze di umva agahungu uranyumva rero ni muhati hariya kuri uriya murimo w'amafuka ahangaha komeza uzamuke zamuka mu rw'amafuka aho ngaho niho haba amafuku menshi aho uri kwa Mariya aha twahateye
ndaheje ni karibu. Ese ni wowe Mariya? Iyi ni njyewe. Muraho. Muraho. Iteka ryose. Niko iyi nzira uyiyobowemo nande? Nyiyoborwamo? Ubanza niyo naza nsinziriye naza ni iwawe ngo mba. Ndabona unanzaniye n'amaturo. Ni imwe mu nkuzaniye ndabizi urayikunda kandi nari nyejeje. Urabizi n'ubundi. Urakoze urakabyara uhinguye. Ngaho icara nanjye nguha amata y'inka zacu zarabyara. Zana nsika inzoka da. Uriya rero ngira inzoka indya. Ariko iyo maze iminsi mbona amata. Hehe nayo. Nukorora inka nyinshi rero ntuzigere ubura amata. Ugira ngo subone ndacyayirwara. Reka da. Iyo nka yanjye yatetse umukobwa wanjye w'umwarimu kazakamisha ntitujya tubura amata mu rugo. Yego rata. Niyo mpamvu usigaye uhorana itoto wagira ngo abakobwa barumuna bawe. Yewe urebye ntacyo twari tubaye. Gusa musaza wanjye niwe ugiye kudusaza. Yakomeje byakunda by'ibintu se yagaragaje mu mvugo ameze nyine. Yewe birubu. Dore kwikwarazana abantu ngo aje kumpa umugabane wanjye mu bya data. Maze agiye kumahera mu rw'inyoni. Ngo nibasaba. Akurikizaho mu bitare. Maze ahirukira mu mafuku iwawe. Nanjye ndume. Madari wowe uracyaseka. Reka neza kera kabi gaseka nka kese. Yewe ubwo se warabyemeye muko? Reka nahise musigana nawe yatumye ndigendera da. Asigara akina ayo makinamico ye. Ubwo se wararucira mu. Reka urumva ko karengane hari wakemera. Ubu ikibazo cyacu kiri mu bunzi. Yenda nuko nawe yazangusha simenye uburyo bandiganyije. Naho ubundi nakigejeje mu bunzi pe. Icecekera aho ntuzahagire ikibazo. Ibyamusaba gutanga ruswa kandi niba ari ikibeta yacu itihangana ni ruswa. Naramubwiye ngo no kumuzimu nzagirayo ariko nazandyamira ngo mbyemere. Narabimubwiye. Ubwo ziko ari nka kera igitsina gore kigitsikamirwa uko kiboneye. Ubu twaramutse ndi uburenganzira bwacu turabuzi. Uriya muntu mbona ukataje ninde? Harakabuza amasanzu ifura bigize bamenya rwose. Ariko ndabona ari wadi. Yewe sanzu ifura we. Yego kama nayo we. Komera ye. Komera dukomerane. None se wahagaze gato tukavugana. Ya rwose re. Wambwira da. Njura neza. Komera. Ya nta kibazo rwose upfa kutantinza. Kuko haraho naringaniye kandi ndihuta. Humura gusa singutinza. Ariko rero niba ugiye hatihutirwa cyane. Waza tukanyura n'ahantu hijya ku gasantere tukugurira kamwe bityo tukabona n'icyo tuvugira. Oya ntacyo. Na hano twahavuganira. Burya akabari njye nsanze Frasi nagakunda cyane burya. Nawe cyawe birakaze. Burya nawe rwose uragoye. Ariko ntacyo reka kwibariza. Guteze yombi da. Ikoye. Umushiki wanjye Mariya ariko numvise ngo yaba yaraguhisemo nk'umuyobozi wazaza mu kibazo cyacu. None se niba yaramisemo gutwaye iki ko nawe ufite uwo wahisemo? Marange bamwe ushaka kwigira umwana. Ushaka kwigira umwana mu kibazo rwose kandi si byiza ku bantu nkatwe b'abagabo bashobora gukenerana kenshi. None se kuba umugabo bivuga kurenganyara? Usibye ko nawe narenganyije kandi nta n'uwo narenganyije, ariko bishatse twareba ukuntu tubigenza. Ko burya hari abagabo ntabwo ntiyapfa abandi rwose nawe urabizi. Kura mu migani ariko mbwira urashaka kuvuga iki se? Urabyumva nyine urumva nawe ese mbega uroye urumva rwose ko ugomba kurengera umugabo mugenzi wawe. Uretse Mariya n'abakobwa urumva bazakuvura iki? Bakumarira iki se? Ewe ariko niko kamana koso yari imfura wowe wavutse koko. Ariko uzi ko ntari nkuzi nkumenya aho utangiye kugirana ibibazo na mushiki wawe buriya. Oya ariko numve ariko wirinde kuntu. Rega ntabwo tukiri iki se? Rega kariho karavuga. Aho kugira ngo ushyire hamwe na mushiki wawe koko nuko so yabareze. Ahubwo urumva wamurya ukamurya urumva ibyari byo ushyize imbere ko. Ariko nakubwiye sinzi niba wanyumvise. Nakubwiye ngo urimo kwigira umwana mu kibazo
kandi ubigenzemo neza wabyungukiramo. ariko abana mwabaye mato wabaye tutase uburyo bw'abatagiramo. mwamwumva rero abantu bose ndazarakwarutse kubera ruswa. njye sanze ifasi ukubura izo ruswa uzishyira abandi kandi ujye umenya ko uyitanze ahanwa n'uyihawe. reka nanigendera aho kuko uracurangira abahetsi nta kizima ngo utegerejeho. curangira abahetsi ntajyarajyaho cyangwa sha mushiki wanjye afite uko yabigenjesha. ariko uko ntangiye kutabashira amakenga iyo ndagukeka mama. iyo ni nawe ibyo ni ibyawe ubifata uko ubishaka. njye sinzaryamira ukuri ngo ndashyira inda imbere. njye data yanyise nsanze imfasha nsanze rero wowe utariyo reka nzishakira ahandi. mbese utanuka kandi ushatse kubona ukajya nakwereka. baba bafite amagambo nk'ubw'abagore. umusenzi gusa utazi ibijya mbere. umusenzi nawe umusenzi ni wowe urya umuvandimwe ukarya abana ukarya ibihuru ukarya iki. ni umusenzi abacucu gusa n'abuganga. numva ibyo wivugishwa byose nta shingiro bifite. ugegesha ubyara umwana mbyara umurozi uturagisha inkoko none uduca worora intama nzorora ibirura. wakabaye warabyoroye kera ubwo aho ngaho gutyo icyo nzi cy'ukuri kuzatsinda ikinyoma gikubita ingwarenze ntasoni. reka nigendera ururimi rwoshywa n'ubundi hatagira uwo mva asakuzana. genda kagenda bukagukera imbwa gusa hasoni. ibyo se wankura wiki. alo niriwe ninde tuvugana? ni mushoka mbere yego veda ngo naragusibye. oya ntabwo nagusibye ahubwo buriya napfuye gushyira ku gutwi narebye umamagara. wari icyo ushaka kumbwira? duhurire hese ku kabari? oya sinjye njya mu kabari hahandi dukunda guhurira. yego ndaje. veneranda karame ngwino nkubwire. sha hari umuntu yitabye ubu ndebera ndaje bidashirira. ndabona na nyaminani mubyara wacu. mwiriwe neza nyamina. mwiriwe. usanze hari ahantu nari nyarukiye gato ubuganira na veneranda ndaje. ugiye kureba umuntu se? ubwo se urashaka kuvugana? umutipe nyine umusore wese uri umwana ubwo byumva. wisha nyamina umuntu namugize namukwereka nyine nka mubyara wanjye ndetse ukananshimira sibyo se? ntarebe da. ngaho rero muganira na veneranda ndaje tumene habiri. venera ngo uwo mubyara wawe mube mubyumva kimwe ndaje. nta kibazo. komera nyamina. komera venera. twibutse utasara. ngewe se hari n'igihe ngira ngo papa wanyu yababujije kugera hano. akagende mukuru ku buryo nta wantegeka gukunda uyu cyangwa uriya. byongeye kandi uyu papa wanjye bakorera ngewe simbishyigikiye. ibyo se koko? ngewe masenge mfata nk'umwana we riga. ntaho nahera muhemukira. ubuse nakwibagirwa uburyo yajyaga mpeka njyanye kwa muganga mama nawe ahetse nyabyenda kubera ko twari indahekana. iyo tutayabona se ngo urebe ngo bwakira tongora. nta n'umwe uwo warakuze hari. papa se wiberaga mu gatama yari kutumarira iki? dore ko agakunda kure. aha none ngo abarenganye ndeba. oya naba ndi umwana w'ingashyi. ndetse icyo mutazi ni uko arimo guca ruhenge inyuma ashakisha muri mu kibazo cyanyu ngo bazamurengere. ariko bigenze ate se? maze ngo hari uwo yaba amaze kwemera inka n'iyayo. kwiki? ariko ngo azabagushemo. kumana nyagasani nizere ko atari mushoka mbere ujya ushyiraho kamariza ngo ntawe uzaturenganya hari. abantu ntimubazi. umuntu ni mugari da. ni mugari byo. ariko bihorere ntibazi uburyo ruswa ihanirwa muri iki gihugu. gusa urakoze kubitumenyesha. mukuru uri umuntu w'umugabo. yewe reka ndi hano yewe. nase ko wikinze aho mu gihe urimo turi buvuganire.
erega ibintu ngiye kukubwira nibanga yewe sinshaka ko hagira undi muntu twumva cyangwa tubona nanjye usanga aho ngaho rwose inzoka itanyica uhumura yewe ngwino ahubwo ngwino banze yewe unangwe n'ubundi nkubwira uburyo nyokuru ari kubagurisha tebuka yewe tebuka ariko ntacyo reka nzi ariko inzoka n'indya ni akazi kawe ngwino rwose ngwino genda kamariza imana yakuremye yitonze ingazi nshanyegera umubiri neza hanyuma se kunkandakanda ku muhono n'imineke ngo urumva ko ihiye nyegera cyane yewe maze nanjye numva ko Yesu agira neza ntasoni ukazana izina rya Yesu mu magambo y'amatakaragase ibyo ntibirimo rero mbwira icyo umbwira cyangwa nigendere ubuse mutesi wawe ansanganye nawe yagira ngo tekereza rero inkuru ibaye ikimomo ngo mpanga n'umusaza nkawe yewe ntukigire umwana ariko uzi ko urubanza rwa nyiringewe nduyoboye mwese mwampisemo siko twaguhisemo tukubonamo ubunyangamugayo tuzi neza ko utazaturenganya ubwo ufite ibintu byikora mufata neza nyine maze ngo urebe yuko urumengo muramuhigika mutobe have wishaka kunkora kubera ntiwankumoye bose numva nakwifuje imbere kwawe muteye amaregeza we usibye ibyo bindanye hano uriya rero wemeye tukaryamana ni ukuri ruriya rubanza ntirubumenye n'uburyo mu butsinzi ndekura yewe ndekura nigendere niba n'ibyo wanshakiraga rwose ihebeye sinigurisha wandekuye ariko nimushaka no mu bw'inyoni yaduhaye naho muzahasubirane ariko ngiye rwose ntumbonye kandi twongere kunkuraho ko niyongera kunkuraho urambura kuramureke yewe kuramurikira yewe ndetse nkureho wandekeye ijipo ariko gusa n'uri mu bica uyu mugabo ari mu bica ngo twayikira ngo ceceka mushokambe ceceka twakwiboneye njyewe ubwanjye ninjye wihamagariye abashinzwe umutekano mbaketseho ruswa y'igitsina mwemwe nta sone rwose mumbabarire nta gahunda ya ruswa y'igitsina nendaga kumuha ahubwo nuko ari we wayishaka umumura twabikurikiranye byose uko byagenda ahubwo uri umukobwa w'indwara yaba ari undi w'umwasama muba mwabirangije uretse ko twari kubagwa gitunga kuko ibyanyu njye nari nabikurikiraniye hafi watubonye ute se ubwo ndareba njyewe nsanze imfura dore sinzi aho nari niziriye hariya hirya maze mbona mushoka mbere y'ubu yarimo arabundabunda mu bihuru nk'utegereje umuhinga mu gihe nkibaza mbona nawe uraje nta kindi wahise utekereza rwose wagize ngo hari icyo mpanga nawe none urumva nari gukeka iki urumva nari gukeka nawe rwose ntayo ibutse urubanza mufitanye kandi ko mushoka mbere ariwe wagombaga kuruyobora ndavuga nti ruswa y'igitsina ratanzwe ngenyuha nuko mpita mpamagara aba bashinzwe umutekano ngo bamfashe tubate muri yombi tubagwe gitunga ubwo rero mwampangiye ngo mfungwe mutwaye iki se mutwaye iki ceceka ubu wageze mu maboko y'abashinzwe umutekano niko iyo jipo yese wari utangiye gufungura niyamarita umugore wawe uretse ko nubwo yaba ari umugore wawe utamwikebana muri iki gihugu ariko rwose mbabarire rwose sinzi ko byari bishe mbabarire rwose ndabinginze rwose hasi hasoni twari tuzi ko muri inyangamugayo abaturage barakugirira icyizere ariko n'ubundi bakiyemeza kugutorera ku nkunzi bafasha gukemura ibibazo byabo none nawe ni wowe ubibateza wakaruswa z'igitsina na soni ubwo kamariza ko ari nk'umutesi wawe ubwo usanze bamwikubanye byagushimisha si uko se umusaza usaziye mu bukozi bw'ibibi gusa byaragusabitse ku buryo ugeze nawe ufata ku ngufu abantu byaye nawe vuba imbere tugende kuri brigade imbere tugende ariko rwose mwaretse tukareba uko tubigenza ariko nimwe rubanda ariko uranyumvira niko mushoka mbere wagiye imbere uracyakomeza kuzana ibya ruswa hano kandi
wa mugabo wawe warasaze niba kujyane rwose ubwo rero wanyitoratozaga ngo mfitiye impunzi uburyo marume ari kuturya nawe ubundi ufite ibindi ukamije njye rero urambuze niba ari nako washukaga abandi ubimenye njye ntiwambona bigize ne koko we ubigize mbere mbuzi inama n'ibyuma ngende baryazo bari barakwemereye n'imbyeyi wa imbere madani nawe waje kuri remo siko nari nguciyeho wowe se ni wowe mari hobe gira abana ndabashimye hakurya iyo muraho se turahuda n'akavura karaguye mbese ibintu ni bizima kugira ngo twe ntibimeze neza ibyo ndabizi wumvishe ko na musaza wawe wamutsinze utaburanye imana nsenga si bayari yishinze ngo azatanga ruswa ngure maze aba nka cya gisiga cy'urwara rurerure bari rubigenderamo uba urimo we na mugenzi we mushoka mbere w'umwunzi washukaga abantu ngo arabakemurira ibibazo yifitiye ibindi agamije ibyo rwose ruswa ukwiye gucika nta cyiza cyayo uretse gutesha ikiremwamuntu agaciro ubwo nyine aba yiteguye gutanga imbyeyi ye ngo ayihe uwo mwunzi ngo azatugushemo hanyuma se byaje kumenyekana bite nakubwiye ngo babaye cya gisiga cy'urwara rurerure nyine mushoka mbere uwo iyo mbyeyi ntiyamuhagije ashaka no kugerekaho ruswa y'igitsina n'izina rya yesu aya kandi se bakobwa bakowe nizere ko atari wowe yakaga umukobwa wanjye Kamariza ugira ngo iyo nawe atajya kuba umukobwa w'inyangamugayo ntaba ari kumwe nabo mu buroko yarabonye uwayoberaho nizere ko ari we wamutanze urebye niwe wamutanze kuko yashatse kumufata ku ngufu avuza induru ntiwamubonye nsanze imfura nawe wo mu nzu wari wakurikiranye ibyaha agira ngo nyine Kamariza arashaka gutanga ibinyago ya ruswa yaje gusanga ntavuye nabyo bifata mushoka mbere wayishakaga ari we musaza wawe si byo ko wagombaga gutanga inka n'iyayo ubwo nyine mushoka mbere cyaramuhereye maze ahita ashyira ahagaragara ibyo yari arimo byose nibwo rero yashinjije musaza wanjye ko nawe yendaga kumuha inka n'iyayo musaza wanjye ageze ngo arabihakana umuhungu we Nyaminani arabimwemeza ko yajyaga abyigamba mu rugo yumva ngayo nguko yewe ku mugani wawe bose babaye igisiga cy'urwara rurerure kimeneye cyokora musaza wanjye nyine yabonye bimuyobeye asigaye yemeye ko ubuyobozi buza bukatugabanya nta yandi mananiza ubu ndaho ndarya nkaryama n'abakobwa banjye nuko burya ngo ntirenganya n'umwana w'umunyarwanda ntirenganya koko muri uyu mukino ntirenganya wanditswe na Munyaneza Innocent mwumvisemo Matayo mwakiniwe na Katarebe Jerome, Kamanayo mwakiniwe na Tuyishime Jean Dodier, Maria mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Kamariza mwakiniwe na Mugeni Yeme, Veneranda mwakiniwe na Karangwa Liliane, Speransia mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Nyaminani mwakiniwe na Habuko Hyacinthe, Mushoka mbere mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Sanze imfura mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Madalina mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, naho ushinzwe umutekano ni Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier, wafashe amajwi abakinnyi ni Habuko Hyacinthe. Ni mugire ijoro ryiza. Ikinamico.
reka twongere tugusuze kandi tukifuriza ibihe byiza ukomeje gutega amatwi radiyo Rwanda. Tugeze ku isaha ya 3:58 muri studio zacu. Turi kwa 28 Werurwe 2017. Turi kwa kabiri rero mumaze kumva ikinamico nkuko bisanzwe buri wa kabiri, aho radiyo Rwanda iba yabateguriye ikinamico, ariko si kwa kabiri gusa no mu yindi minsi murabitwara amasaha atandukanye mugenda mwumva amakinamico, ariko kwa kabiri nabwo ngo ni umunsi abantu batajya bacikwa kumva ikinamico nshya ziba zasohotse hano kuri radiyo Rwanda. uyu munsi bamaze kumva ikinamico bise Ntirenganya, akaba ari ikinamico maze kumva. Ikinamico ririmo byinshi bitandukanye, ari nayo mpamvu tuje muri studio kugira ngo tubiganire nkuko bisanzwe buri wa kabiri, ko nyuma y'ikinamico tuza muri studio tukaganira namwe, tukungurana ibitekerezo, mukatubwira uko mwamwumvise ikinamico ndetse n'icyo ibasigiye mu buzima bwanyu. Hanyuma rero muri studio nkuko bisanzwe muri kumwe na Ingabire Amina ndetse nanjye Epa Ndungutse, tugiye kubana mu gihe cy'isaha yose tuganira twungurana ibitekerezo kuri iyi kinamico. Amina, wiriwe neza? Wiriwe neza Epa. Murakomeye? Meze neza. Ya, kinamico wayumvise? Nayikurikiye. Njyari uburyo